Kwishidikanyaho ni virusi imunga icyizere wifitiye, kandi uri umunyabwenge. Ikibura gusa ni uburyo bwo kwivura iyo virusi ufite ituma udatera imbere. Ibi bintu bitanu bizagufasha kwigirira icyizere ndetse no kwirinda kwishidikanyaho. Icya gatanu cyo ni ingenzi kubera yuko kizagufasha kumenya neza ubusobanuro bw'ibi tuvuze. Ikintu cya mbere rero ni ukumenya kwitandukanya wowe n'ibitekerezo byawe. Buriya ndi njyewe, ariko ikosa nkoze ntago ringira umunyamakosa. Niba mfite ingeso runaka ntago ituma mba umunyangeso, ahubwo iyo mbashije kumenya ko ibitekerezo byanjye, imigirire yanjye ari itagenze neza, nshobora kuvuga ngo mbonye umwanya waho nahera nkosora cya kintu kitagenze neza, ariko bikantandukanya nanjye w'umunyacyaha cyangwa se w'umunyamakosa. Kwitandukanya nawe n'ibitekerezo byawe bizagufasha kumva utishidikanyaho. Inama, aho kugira ngo uvuge ngo ndi umunyantege nkeya, ahubwo shakisha uburyo ikintu ukora kituma ugaragara nk'umunyantege nkeya. Wibwira uti iki kintu kiragaragaza ko iyo ngikoze mba nashyizemo intege nkeya, ndamutse nshyizemo courage nshobora kugikemura. Ikintu cya kabiri cyatuma wigirira icyizere, gira ububiko ubikamo amakuru cyangwa se evidence z'ubuzima ucamo bwa buri munsi. Ibi bintu bishatse kuvuga ko ngo ubuzima ucamo bwagakwiye kubera ubuhamya by'uko hari icyo ushoboye. Bika cyangwa ushaka agakayi cyangwa se muri telefone wandikemo bya bintu ubona wabashije gukora, bya bihe byari bikomeye wikuyemo, ya magambo meza wabwiwe. Nkanjye nk'urugero, umuntu ageza nko muri comment akambwiramo ikintu cyiza, akambwira ko ubumenyi tubaha tubafasha. Mu gihe nangiye gucika intege, iyo nibutse ko hari za message mu nyandikira, bituma nongera kwigirira imbaraga ndetse n'icyizere. Ni ukuvuga ngo ntukabeho uri umushinjacyaha w'ibyo ukora, ahubwo ujye widefanda, kuko ubwonko ukuntu bwacu buremye mu buryo butugaragariza ibibazo gusa kuruta ibisubizo. Bityo rero iyo wishyizemo imbaraga ko ugomba kutaba umushinjacyaha w'ibyo ukora, ahubwo ukaba umuntu ureba icyo wakoze ukagishakira inzira yo kukivamo, biragufasha, bigatuma icyizere cyawe kigenda kizamuka. Ariko ugendeye ku bimenyetso bigaragara by'ibikorwa wakoze, hari ubwo wigeze kuba uri mu kaga, ukora iyo bwavaga ukikuramo. Iyi munsi kuba wongeye guhura n'ikibazo rero ntibigatume wumva ubuzima burangiye, kuko hari n'igihe wigeze kubaho uri hariya urahava. Icyo kimenyetso rero kigufasha gutuma wongera kugarura imbaraga n'icyizere cyo kuva muri ibyo byago wari wongeye kwisangamo. Icya gatatu, hindura ikibazo ujye ubaza. Biramutse bigenze nabi ugisimbuze ngo biramutse bigenze neza. Inshuro nyinshi ubwonko bwacu ibyo tubugaburira burabyakira. Iyo uhora utekereza ibintu biri negative, biragoye ko ubwonko bwawe bwatandukanya uko kuri n'ibyo utekereza n'ibyo ubwira umunwa wawe. Igihe cyose rero urimo wowe wibwira ko ibyo ugiye gukora bishobora no kugenda neza, bikubera imbago nziza z'iterambere. Bityo hindura ikibazo ushobora kuba wibaza cyo gushidikanya, ahubwo uvuge ngo bigenze neza. Wirebe mu mboni uvuga ati ese kari akazi nashakaga kugera, ibaze nkagezeho. Ibaze ukuntu nakiyumva mbonye ya mafaranga ku mwaka nifuje kujya nsevinga. Ibaze ukuntu nakiyumva mbashije gutunganya imibanire myiza yanjye mfitanye n'ababyeyi n'abavandimwe tumaze iminsi tutameranye neza. Uko wakiyumva icyo kintu kibaye nicyo kiba ari cyiza kurushaho. Naho rero ubwonko bwo nk'uko twabivuze ku kibinuza cya kabiri, ni uko buhora buduha amakuru y'uko bugomba kwirwanira kuruta kurwanira ishyaka. Ishyaka rero niwo uryishyiramo, naho bwo burahari kugira ngo bukudefande kutajya mu kaga. Kandi inshuro nyinshi akaga hari igihe aba ari amahirwe ndetse n'amarembo mashya yo kwagura ubumenyi bwawe ndetse no kujya mu bundi buzima butandukanye. Icya kane, emera ko ibintu bidahora ari byiza. Imperfection in production. Ni ukuvuga ngo abantu benshi bakunze kwanga gutangira ibintu kubera yuko wenda ngo bategereje amahirwe runaka yo kugira ngo babone igishoro, yo kugira ngo babone telefone cyangwa kamera ngo batangire content, cyangwa batangire gukina filime, cyangwa se ngo bategereje umuntu uzabarangira ku kazi. Ushobora gutangira bigoye ariko ugatangira. Iyo ushatse rero
kugira imitekerereze y'uko ugomba gutangira ibintu ari byiza abantu babishima, ugatangira ukora video nk'uku ngende hano kuri TikTok zigira views nyinshi na like nyinshi, uba uri ku expecting ibintu bishobora kuba bitari realite ihari yo ku isoko cyangwa se mu buzima rusange. Bityo rero kumva ko ushobora gutangira ibintu bitameze neza, ubabaye, uburara, nimba uri gukora business nta mukiriya ubona, nta rayikubona, nimba uri hano, nimba ukina filime ntawe uzireba, ibintu byose uri gukora bigatangira bifite ibibazo, ukumva ko wanatangira. Ibyo aba ari byiza kubera yuko nta byera ngo de, ubuzima bwose ntabwo buzahora bugenda mu nzira yawe uko bishaka. Kwiyumvisha neza rero ko ugomba gukora, byaba bikugoye muri ubwo buryo bwose tuvuze, ariko ugashyiramo ingufu zo gukomeza ugakora, bizagufasha kwikura mu mwanya wo kuvuga ati ibaze bitagenze neza, nk'uko tumaze kubibona ku cya gatatu. Imperfection in production rero ni bwa bwoba bw'uko ufite ibitekerezo byiza ariko ugasanga wanze gutangira ngo mpaka ubonye igishoro cya miliyoni wenda 10 cya miliyoni 5 cyangwa miliyoni bitewe n'ubushobozi bwawe. Nyamara birashoboka ko wanatangirira kuri make ubashije kubona, bigatangira utabona umusaruro wifuzaga nk'uko wari wabipanze, ariko urawubona. Biroroshye gukosora ibintu wanditse ku rupapuro kuruta ibyo utahanditse. Nubwo bishatse kuvuga ko watangiye wamenya ibitagenda neza, wamenya aho uri bwongerere, wamenya aho uri buhindurire icyerekezo, ariko utatangiye se ntago bigaragara neza uburyo wazagera. Uzakomeza kwishidikanyaho kugeza ryari? Tangirana n'ubushobozi bukeya, ni nayo systeme nziza igaragaza ko nimba warahereye kuri makeya na menshi aje wabasha kugera kuri. Turacyari kwiga uburyo wakirinda virusi yo kwishidikanyaho. Nimba ugeze ahangaha nuko uri umuntu wanjye, nuko uri umuntu wa CEO Logic, imitekerereze yawe uri kugira ngo yaguke, turagusaba gukora follow, mushyire muri comment and share to your friends kugira ngo tubashe gukomeza kubana. Kandi iyo munyandikiye no muri message ndabikunda kuko bikomeza kumotiva, bikagaragaza ko ibyo dukora hari abantu babikurikirana. Icya gatanu, suzuma abantu mugendana cyangwa se aho ubarizwa. Audit your inner circle. Bishatse kuvuga ko ubundi kwishidikanyaho ni nka virusi, kandi virusi irandura, murabizi mwese ukuntu ibyorezo bimera. Iyo ubana n'abantu badashaka guhinduka, bahora bafite amaganya, bahora barira, nawe urabyandura. Iyo ubana n'abantu bashaka amafaranga, bashaka guhinduka, bashaka kuba abantu beza, bashaka kuva ku rwego rumwe bahozeho bajya ku rundi, nawe urabyandura. Ni ukuvuga ngo ihene mbi nawe izirika hiye, niko mu Kinyarwanda bavuga. Bityo rero iyegereza abantu ubona bafite gahunda yo guhinduka, kuko abo bantu bashobora kukubera inzira nziza ikugezayo. Nimba ukunda gukurikirana abantu bavuga ngo how to make money, nimba ukunda gukurikirana abantu bavuga ngo ni gute nakora amafaranga, ni gute naba umuntu mwiza, ni gute nakegera Imana, ni gute nagirana umubano mwiza n'ababyeyi n'inshuti n'abavandimwe, abo bantu n'ukuri bazakwanduza izo ngeso. Ariko nimba ubana n'abantu bahora biganyira ngo ubuzima ni buto, life is short, twasohotse twagiye hehe, abo bantu nabo uzabandura. Bityo rero icyo kigari ubamo ujye ureba neza nimba ari kigufasha gutera imbere, hanyuma niba wumva kinakwibutsa indangagaciro zawe, nimba ari ba bantu ushobora kuba uri mu makosa bakaguhitura batakuryarya. Wa muntu uvuga ngo strategy iki kintu wakoze ntago ari cyiza, wagakwiye kuba bigenjeje gutya, ariko nta yindi nabi bagamije. Abo bantu niba ukeneye kuba ufite bakwibutsa inzira nziza, atari ba bandi bakogeza no mu nzira mbi, ba bandi ubokoze ikintu avuga ngo nta birenze mani, ngo uzabicamo mani gute se. Ba bantu bakubwira ati ibi bintu wakoze ntibyari bikwiye, nyamara bigenza gutya byari bigende gutya. Abo bantu niba ukeneye bakwibutsa ko inyuma y'igiceri hari ubundi buzima, inyuma y'umusozi hari ubundi buzima, nyuma y'umwijima hari izuba rizarasa. Abo bantu niba ukeneye bakwibutsa agaciro kawe, indangagaciro zawe, bakwibutsa ko ugomba gutera imbere, bakwibutsa ko ufite intumbero mwese mufitanye nk'abantu mugendana. Nimba ufite abo bantu rero urumva ko ufite umugisha. Nimba ubona abantu muri kumwe batakwibutsa umuhamagaro wo kugera ku byiza, abo bantu ushaka watangira kubareka, kuko icyo kigare ntaho kizakugeza. Rero turongeye turabashimiye kuba mubashije kumva ibintu 5 by'ingenzi byagufasha kwibona nk'umuntu ufite icyizere, utishidikanya ku bushobozi ufite, kuko Imana yaguhaye ubwenge, uranashoboye ndetse urashobotse. Ahubwo izi ngingi zose twari tumaze kubona ko ari 5 zikubera umuyoboro wo kongera kwitekerezaho, kuko igihe cyose uzatangira kumva wishidikanyaho ukavuga ati ibintu nabikoze neza, nuko uba ubonye indi verisiyo ikubwira ko hari n'ubundi buryo byakorwa. Ni amahirwe rero yo kuvuga ngo ese noneho iki kintu gitumye nibaza kino bivuze ko hari n'ikindi nagakoze.
rero ayo mahirwe yafatirane, uri umuntu utangiye gukora, icyo uri kubura gusa ni ugusobanukirwa inzira yo gukora icyo twita breakthrough. Komeza rero ugubwe neza, peace and love, aha ni kuri Soul Logic, please follow, bye.